Nizeye ko mumeze neza abakunzi ba Rise Up Media TV. Gikomeje kugarukwaho rero ni ku mukinnyi wa filime w'icyamamare ari we Uwihoreye Jean Bosco uzwi nka Ndimbati wasabiwe gufungwa imyaka 25 ni ku byaha akurikiranyweho birimo kumwesha umwana inzoga no kumusambanya. By'umwihariko rero mu rubanza rwaburanishijwe n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, Ndimbati wagombaga kugezwa ku rukiko mbona nkubone byarangiye aburaniye ku ikoranabuhanga kuko atigeze ashyirwa mu bagomba gusohoka muri gereza y'Amageragere afungiyemo. Mu minsi ishize rero mwumvishe ko haribwo hagiye yacicikana inkuru y'uyu Uwihoreye Jean Bosco uzwi nka Ndimbati, aho byavugaga ko ngo ashobora kuba rero yarasambanyije umwana ukiri muto ndetse akaza no kumutera inda, aho umwana agiye mu itangazamakuru yumvikana cyane ko binyamakuru bigiye bitandukanye ndetse no kuri YouTube by'umwihariko no yamenyekaniye avuga ko ababajwe cyane ngo nuko abana yabyaranye n'uyu Ndimbati babayeho nabi. Rero Ndimbati haza gutabwa muri yombi rero ubu akaba agifungiye Mageragere. Rero hagarariye ubushinjacyaha yasobanuye ibyaha Ndimbati akurikiranyweho ari iby'icyaha cyo guha umwana inzoga n'icyaha cyo gusambanya umwana. Gusa n'ikirego ubugenzacyaha bwakiriye cya wa mukobwa ari we Kabayizi Firidausi, aho rero uyu Kabayizi Firidausi tariki ya 9 Werurwe 2021 rero akaba yarareze Ndimbati ngo yamusambanyije akaza ndetse no kubyara abana babiri b'impanga. Kabayizi rero ngo yavuze ko mu mwaka wa 2019 ubwo yakoraga akazi ko mu rugo mu gipangu bari bacumbitsemo harimo umusore witwa Valence wakoraga amafilimi, amusaba ko yamufasha akinjira mu bakinnyi ba filime. Uko niko byagenze no kuri Ndimbati wakundaga kuza aho muri icyo gipangu, ndetse we ngo yaje kumwemerera kumufasha anamuha nimero za telefone ngo azamuhamagare. Umushinjacyaha rero yagaragaje ko Uwihoreye yaje guhura n'uwo mukobwa afite inzoga yitwa Amarula, bakamubeshya ko atari inzoga ahubwo ari amata avanze na shokora. Ngo nyamara yamuhaye akarahuri kamwe ahita asinda. Ibyakurikiyeho ntiyabimenya ngo yisanga yaryamanye na Ndimbati mu ijoro. Yavuze ko kwandikisha abana mu izina ritari rya Ndimbati byaturutse ku kuba byari byananiranye ko bamwongerera imyaka bikora mu gukingira ikibabu uyu mugabo, bityo atoranya izina abonye. Ndetse yemeje ko habayeho gusambanya umwana nko ku rwego rubifitiye ububasha rwabigaragaje. Ubushinjacyaha rero bwasabiye Ndimbati gufungwa imyaka 25 kubera ko ibimenyetso byerekana ko yasambanyije umwana utaruzuza imyaka y'ubukure ariyo 18 iteganywa n'itegeko. Rero Maître Bayisabe Irene wunganira Ndimbati mu mategeko yagaragaje ko bimwe mu byo batumvikana hari amatariki Uwihoreye yaba yararyamaniyeho n'uyu mukobwa amurega kimwe n'itariki y'amavuko. Nkuko rero ibitangazamakuru bigiye bitandukanye byagiye byandika bigaruka kuri iyi nkuru, harimo na Igihe.com yagaragaje ko bemeranya ko uyu mukobwa yabyaye abana babiri ba Ndimbati. Yavuze ko ubwo Ndimbati yatangiraga kuregwa habuze amakuru nyayo y'igihe uyu mukobwa yaba yaravukiye. Uyu Maître Bayisabe rero yagaragaje ko uyu mukobwa akimara kubyara yarahise yandikisha abana ku wundi mugabo, nyamara Ndimbati akabemera bigaragaza umutima wo kurera abana be. No kubirebana no gusindisha umuntu yavuze ko nta bimenyetso ubushinjacyaha bushingiraho kuko butagaragaza uko uyu mukobwa yari yasindishijwe n'ikigero byariho. Ndetse yavuze ko ntacyo bavuga ku bihano kuko uyu Ndimbati asabirwa imyaka 25 y'igifungo nta bimenyetso bifatika byerekana ko uwabyaranye yari ataragize imyaka, kuko nibyatanzwe bivuguruzanya ku matariki. Muri urukiko Ndimbati yazanye umutangabuhamya witwa Nshimiyimana Onesphore kugira ngo agaragaze ukuri ku birebana n'itariki 24 Ukuboza 2019 bivuga ko yaryamaniyeho n'uwo mukobwa kandi wemeza ko uwo munsi atari ari muri Kigali, ariko urukiko ngo ntirwamuhaye umwanya. Mu kwisobanura ko rero Ndimbati yagaragaje ko bitangaje ko ubushinjacyaha bwirengagiza ko ibintu byose byaturutse ku kagambane. Yemera ko uwo mukobwa babyaranye ariko atari umwana kandi atigeze amumwisha ibisindisha. Ndimbati rero yemeza ko itariki baryamaniye atari 24 Ukuboza 2019 ahubwo ari ku itariki 2 Mutarama 2020, kuko ibyo ubushinjacyaha buvuga imiterere y'icyaha ngo ntabwo ari byo kuko habayeho gushaka indonke. Yasobanuye ko rero Kabayizi Firidausi ngo yashutswe n'abantu bamubwira ko agomba guhabwa miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda agakodesherezwa inzu y'ibihumbi 300 n'umukozi, byose bigakorwa na Ndimbati. Ko Kabayizi yese ajya kuganira n'umunyamakuru amubwira ko afite abantu baziranye bazamufasha kumuhesha ibyo yasabaga. Uyu munyamakuru rero ngo yaje guhamagara Ndimbati amumenyesha ko natamuha miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda azamukira hanze ngo ndi harabyanga. Ndimbati yasobanurira urukiko uburyo yasabye uwo mukobwa kudakuramo inda ahubwo amusezeranya ko umwana uzavuka azamurera. Ati natangiye gufasha uwo mugore kuva
kibimbwira. Ndimbati rero yavuze ko ibirebana n'ibimenyetso bahimbye nk'ifishi y'ubuzima bw'umwana iriho intara, umudugudu n'icyiciro cy'ubudehe nyamara mu mwaka wa 2002 ibyo bitarabagaho. Rero Ndimbati akaba yasabye urukiko ko rwamurenganura agafungurwa kugira ngo akomeze yirerere abana be kuko abemera akaba yarabandikishije mu gitabo cy'irangabemerere. Ikindi twabibutsa nuko muri uru rubanza harimo abanyamategeko babiri bahagarariye umuryango wa Nsabimana Faustin nise ubyara Kabahizi uwo wabyaranye na Ndimbati, basaba ko mu gihe icyaha cyaba gihamye Ndimbati yazishyura asaga miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Uwunganira Ndimbati we yagaragaje ko kuba umuryango wa Kabahizi usabiriye umukobwa indishyi bikwiye gusuzumwa kuko usabirwa indishyi kuri ubu yujuje imyaka y'ubukure. Nyuma yo kumva impande zombi rero umwanzuro wafashwe nuko ibizakurikira byose ari ku itariki 29 Nzeri muri umwaka turi mu 2022. Ngibyo ibya Ndimbati, umukinnyi wa filime wari ukunzwe amenyekanye muri filime zigiye zitandukanye by'umwihariko muri Papa Sava, uhangayikishijwe no kuba afunzwe mu gihe we ngo yifuza ko yataha kuko ngo uwo mukobwa baryamanye yari yujuje imyaka y'ubukure, ndetse umukobwa akaba atakiri n'umukobwa, birumvikana kuko amufitiye abana babiri b'impanga babyaranye. Ngayo nguko rero reka ibindi dutegereze mu matariki hari imbere. Bakunzi ba Rise Up Media TV mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Nge nitwa Yves Mukondente.